ikintu yagezeho uri kucyumva nyine afite kameze iyo tuvuze rero ako kantu umusore ufite icyo afite yewe da gahunda yo kuzagira umugore mu gihe kiri imbere nyine ugasanga abakobwa baba bari kukurebera inyuma. Hello guys, mumeze gute? Nizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza. Nk'ibisanzwe rero this is Nadijo TV show, dukomeza kubashimira uburyo mugenda mudukurikirana. Hanyuma ndi kumwe na mugenzi wanjye. Hello guys, mumeze mute? Dutangiye ikiganiro turi guseka. Uba Mumeze neza cyane. Umeze neza aho muri? Hano twe tumeze neza, mwana ko turi amahoro, turashima Imana. Yego, namwe turizera mumeze neza. Uskari ibyo umva. Pasika nziza. Nubwo tuzacyaprodinga bitakiri kuri pasika ariko umva mwumve ko ari pasika nyine. So, hanyuma rero guys ndashaka ko tuganira. Umva tumaze igihe turebera ngo ku bakobwa, ngo ku bagore, ngo ku biki. Hanyuma uyu munsi tugiye kureba ese umuhungu ushobora gukurura igitsina gore icyo ari cyo cyose. Atari kugikurura ariko mu buryo bw'irari ari igihe nyine akenshi bivuze gukurura umuntu abantu benshi batabumva nyine ibintu tugiye kurebera hamwe umuhungu wakurura umukobwa wa mukobwa nyine ashaka kuvuga ati wawu uyu yavamo umugabo mwiza wawu yakubakurura cyangwa se wawu ba proud yo kuba ndi kumwe nawo nawe muri relationship cyangwa se yanambera umugabo. Tugiye gutangira tureba izo criteria cyangwa se ibyo bintu bishobora kuranga cyangwa se kugaragaza umuhungu ushobora gukurura umukobwa uwo ari we wese. Tubanza tunabwire n'abasore bari aha ngaha baba biza atako se kuki ngiye umukobwa atankunda cyangwa abakobwa ngiye batankunda ugasanga afite nk'inshuti iyo abakobwa baba yirukaho bayifuza bamwifuza ese uriya disi ugasanga we ntabwo ufite igikundiro ku bakobwa mu buryo bwo kuba mwakundana mukajya muri relationship mu buryo bwo kuba watereta kugira ngo ugire wenda gahunda yo kuzagira umugore mu gihe kiri imbere nyine ugasanga abakobwa baba bari kukurebera inyuma. Rero naguciye mu ijambo abantu benshi bakunda kwishuka cyane ngo igikundiro kiravukanwa hari ikivukanwa yego simbihakanye sibyo kuryo ushobora no kureba ikibebe ari ukumva gikunze bitandukanye n'undi ariko hari n'igikundiro twebwe twikururira bigatuma nyine byibuze na wa muntu utari kugukunda agukunda kubera ibyo binabonye bitewe n'uburyo witwara uburyo uvugisha abantu ibintu nk'ibyo. So rero ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe cyane ko akenshi umuhungu avuga ati ngapu n'ubundi igikundiro cy'umuhungu ni mu mufuka ntabwo bura mu mufuka gusa ariho hatuma umuhungu akundwa nose nta buryo ubona ukabona umuhungu ni umukire afite amafaranga ariko yatereta umukobwa akamwanga. Tugiye rero kurebera hamwe utarambaza ngo mumpereho nawe ukiri umukobwa ahubwo uragenda nawe tubwira bimwe na bimwe bituma umuhungu uvuga ati uyu muhungu baricyo uragenda tubwira nta kibazo uragenda nkunganira nanjye nkubwira bitewe n'uko nabibayemo cyangwa avuga ati uyu muntu wawu buriya rero mu bintu bimwe bishobora gutuma umukobwa akururwa n'umuhungu runaka buri ikintu cya mbere akururwa cyangwa akururwa umukobwa akururwa buriya ikintu bita kuba umuhungu azi gutega amatwi abantu cyangwa se azi gutega amatwi abandi biriya bintu bikurura abakobwa nyine ari wa muntu ushaka kubwira ikintu ukabona ari kukumva nyine aguteza amatwi ibyo bintu nabyo biri mu bintu bikurura abakobwa. Buri umukobwa aba nyine atangira kuvuga ati uko biri nyine yakumva bitewe na situation runaka. ubundi umuntu wumva abantu nyine uba kumva abantu ushobora no kunyura ku muntu buriya bagira n'impuhwe ushobora gusanga agira impuhwe afitemo kwicishamo bugufi kugira ngo ace bugufi akumve kuri uwo muntu aba ari n'umuntu mwiza cyane. Umusore aba nyine ari ntagereranwa ushobora gusanga uvuga ati uyu ni umwe mu basore bazima. Ikindi kintu rero umukobwa ashobora kugendera avuga ati wawu umusore nyine ikindi kintu uba uri umuhungu ugira isuku ako kantu rurengo mwe gatsindagira ukabwira abasore umuhungu ugira isuku buriya abahungu benshi bakunda kutita kuri icyo kintu ahubwo bakunda kumva ko bakobwa aribo bagomba kugira isuku nyine kandi muri rusange ubundi mukobwa nawe
ubundi umukobwa nyine utagira isuku we ni exception rwose nanavuga ko abaciye ni nk'amabere niko nabivuga kuko umukobwa ubundi aba agomba kuba afite isuku ariko noneho uwo mukobwa ugira isuku aba yifuza kuba ari kumwe n'umuntu nawe ugira isuku none se yifuza kuba ahantu heza hasa neza uzi kuba waba ugira isuku uri kumwe n'umuntu uzana iyo suku wakoze akaza akayijagajaga ntabwo rega byadushimisha wenda kuvuga niba umuhungu ugiye turabizi ko muri rusange kubona umuhungu adafite isuku ntabwo uba ubona ari biri grave nk'uko wenda wabona umukobwa ariko nanone se uzi kubona umuhungu kantu ke kari ku murongo arasa neza aho yicaye harasa neza ari ku murongo utubona ko ni umuhungu mu mutwe ari ku murongo ameze neza ibintu byose birapanze nyine uwo nawe ni umwe mu bakobwa bashobora kubona uwo musore akavuga ati wawu uyu nguyu nyine ugasanga afite igikundiro cyo kuba akundwa n'abakobwa cyangwa akururwa n'abakobwa kubera ukuntu ameze ari smart arahumura asa neza ahantu aba nyine nawe agira isuku muri rusange usanga rero nk'umukobwa abonye nk'uwo musore rwose yakora uko ashoboye kose ntanamucike nibyo cyane ikindi kintu rero gishobora gukurura umukobwa nyine umuhungu gishobora gutuma umuhungu akururwa n'umukobwa cyangwa se n'abakobwa runaka buriya umuhungu uzi kuganira ariko nanone atari wa muhungu ugira ibigambo byinshi sibyo hari igihe abantu twitiranya ibintu ugasanga umuntu kuba bavuga ati aho yicaye ntashobora kumva umunwa n'isegonda akagira ngo nibyo bita kuba sociable ushobora kuba sociable ariko nanone utagira ibigambo byinshi nyine umuntu ahantu ari akaba atakicwa n'irungu ibintu nk'ibyo atari shayi guseka apana kumva nk'uko nawe wari ubikomojeho ngo yumva nyine kuganira kuvuga ibintu byose kuba ari aho ngaho ari we wenyine wateruye aho hantu bari kuvuga cyane akumva nyine nibyo bintu birenze nibyo abantu bari bumukundira ugasanga abantu bamugaye kuvuga cyane ntari gushyiramo pose ntari gushaka gutega amatwi na bagenzi be yumve icyo bashatse kuvuga asanga n'uri kuvuga biba bimeze kimwe rero na wa muhungu uba uzi ko nyine ashaka gusetsa abantu abyihingamo atazi gusetsa ugasanga avuze ibintu ubona se ko ari umuntu uvuze ibintu azi ko yasekeje abantu ukabona ari umuntu umusetse biba bivuze yuko ibyo bintu nyine ntabwo bisekeje uri kubivuga mu buryo bugira ngo bisetse abantu ahubwo abantu ushobora guhita banakugaya bitewe n'ukuntu uri kubyihingamo ntabwo usetse hakaba undi muntu kubaho uvuga n'akantu gato ukabona abantu bose basetse bitewe n'iki azi gusetsa afite uburyo ki akavugamo kakaba kasetsa abantu byari abantu benshi cyane rwose ahantu yaba yicaye nubwo yaba atangiye kuvuga kuko tuzi ko asetsa nubwo yaba atangiye kuvuga atarabumbura umunwa tukabona agiye kuvuga useka mbere y'uko avuga kubera iki yifitemo impano yo gusetsa akantu kose avuze umuntu wese uri aho ngaho araseka imbavu zikamurya babaho cyane rero ni ukwiga kuganira ni ukwiga kumenya ibyo uvugira aho hantu ni no kwiga niba utazi gusetsa ukumva ko kujya gusetsa umukobwa buriya batwite rero baba baragoye gutereta umukobwa noneho kumutereta ukaza wihinduye wigize utari we ukaba uzi ko aribwo ugiye gutwika ukaba uzi ko aribwo umukobwa agiye kukwemerera aho ugasanga uhataye babaho ngaho ntabwo agukunze rero uwo musore nawe uri aho ngaho uzi kuganira uzi kumenya ibyo avuga utavuga amagambo menshi aho ngaho kandi amagambo atari meza ahanini iyo umuntu avuze amagambo menshi nyine hari igihe usanga uri kuvuga n'ibintu bidakwiriye kubera uba umeze nk'aho udafite ikintu kiri kukubwira ngo rekera aho ngaho garukiriza aho ngaho komeza uhoragura uvuga ugasanga bisanzwe bavuze n'ibintu bitari kuvugirwa aho ngaho ikindi kintu rero buriya umuhungu nyine ukunda abana cyane umuhungu ukunda abana umva nanjye ndamukunda pe nyine uba ubona ari umuntu nyine ukabona sinzi ukuntu nabivuga uba ubona nyine kuba afite ukuntu akunda abo bana akenshi tumenyere tuzi ngo abakobwa nibo bakunda abana ibintu nk'ibyo ariko umuhungu ukunda abana ukabona nyine ukabona n'abana baramukunda kandi ibyo bintu nabyo bishobora gukurura umukobwa cyane ko noneho umukobwa iyo abonye ko umuhungu cyangwa se umusore akunda abana bamwisanzuraho azi kubaganiriza amenye uko atwara abo bana ukabona nyine bafitanye
urukundo nyine ku buryo ushobora no kuba muri kugendana ukabona abonye akana aragafashe amakuru gahaye utubomba wenda, cyangwa muri bisi ukabona nk'umubyeyi afite akana ku ruhande akazana nkagufashe. Uwo muntu ikintu cya mbere cyo aba afite uwo muntu bwuzuye, sibyo? Ikindi kintu cya kabiri ku mukobwa ahita amuboneraho, atabona noneho abakobwa dufite n'ukuntu ubona n'umuntu ukamukunda none ugahita wimagina ejo hanyu hazaza, ugahita wimagina no mu rugo rwanyu ukuntu n'umubyarira abana, ukabona nyine azagukundira n'abana bawe kwa muzaba mufitanye, ntabwo muzabasigarira. ako rero nako ibyana byawe ni akantu katuma ubona ko bazashobora no kwita kuri abo bana muzabyara. Ako kantu nako nyine abasore bari hano hanze baba bumva biba byayobeye ukuntu nyine ibintu biba bimeze, nako urumva ko ni akantu k'ingenzi. Niba utanakundaga n'abana gerageza wumve ko abana bo ni umugisha pe, sibyo? Umwana ahava akagera n'umuziranenge nta kibazo rwose namba, nta nubwo uba unakwiye. Umuntu uba udakunda abana we aba yifitemo na satani muri we rwose, nta umuntu aba afite. nawe ushyize ku rundi rwego, ari n'igihe umwana ni akamarayika, sibyo? Wenda hari uburyo bwo kuba ushaka gukunda abana ariko ntubigaragaze, sibyo? ubona umwana uvuga ati wow umume muterura, kuko abantu bagira reaction y'ibintu bitandukanye. Ariko nyine noneho ibaze noneho nk'umuntu uvuga ati njye nanga ibyana, nanga abana, ukajya wumva avuga gutya. Umwana ni umuziranenge, nta kibazo afite, nta kintu na kimwe yagutwaye, nta kintu yagukoreye ukumva ngo uramwanga, gusa ukumva utafitemo satani muri wowe waba uyifite. Rero undi musore ushobora gukurura abakobwa cyangwa ushobora gukundwa n'abakobwa cyane, ni umusore wiyubaha akaba yubaha n'abantu muri rusange. Kubona umusore uba wiyubaha akaba yubaha abantu ni ibintu byiza, ni ibintu umuntu wese yakwifuza kuba yagira uwo musore umeze uko nguko. Akenshi umusore wubaha aba afite n'ikinyabupfura, aba afite disipurine, kubera ko aramutse urumva nka wa musore mushobora kuba mwagendana ahantu ukajya uvuga ati mana noneho mbona tuvuye aha hantu ari bunsebye ari buvuge ibiki, ukabona nyine ntabwo yiyubashye, kumva ukabona ikindi ntabwo ari kubaha abantu bari aho ngaho, ukabona nyine ni ibintu umuntu wese atakumva yaba yifuza kuba yaba ari kumwe n'uwo musore umeze uko nguko. Ariko uyu musore yubaha nubwo nawe bitagaragara ukuntu wubaha, hari kubaha, hari n'umuntu uba wubaha cyane, sibyo? Rero biri too much, nubwo nawe byaba bitari too much birangira aho ngaho bibaye too much, ukumva nyine wakwitwara nk'uwo musore. Urumva ko rero umusore uba wubaha nawe ukiyubaha, abakobwa baramukunda cyane. Abasore bari hano ndizera bari kubyumva ibintu turi kuganira hano, abasore badukurikiye. Ikindi buriya umusore nanone hari ukubaha abantu muri rusange yego, ariko noneho ukongeraho kuba yubaha igitsina gore. Buri umuhungu wubaha igitsina gore nawe nyine sinzi afite ukuntu akururamo abakobwa ukuntu ubona nyine yita nawe nyine sinzi impamvu ndi kubita mbikubwira nkata mbijyana ku mukobwa, ariko umukobwa muri rusange akenshi iyo ari kumwe n'umusore baba bakundana cyangwa ari kubona umusore yakunze ikintu cyita kiza mu mutwe, atekereza ejo hazaza bari mu rugo babana, akabona ukuntu tuvuge n'urugero kuba wenda urana n'amabisi tuba tugendamo, ugasanga abonye nk'umumama cyangwa abonye umukobwa wenda ko baba bafite intege nke, ukabona aramuhagurukiye aricaye, sibyo? Cyangwa umumama cyangwa abantu bakuru, cyangwa harimo kuba yubaha, hakaba harimo nuko nyine igitsina gore agiye hari respect, avuga ati aba bantu rwose bagiye baruhuka, babananiwe, umumama bananiwe, umukecuru bananiwe, umukobwa muri rusange basanga ushaka kwiyicarira wenda guhagarara ntabwo bimubereye, reka njye mbarige mpagarara, ugasanga nk'uwo musore nyine abatekereza ibintu bimeze gutya bameze gutya. Urumva ko n'uwo musore rero unamubonye nubwo ari nubwo bwa mbere wamubonye avuga ati wawe uba wubaha igitsina gore. Rero akenshi iyo ubonye nk'ibyo bintu gutyo uhita wumva nyine nawe mu rugo azajya avuga ati aguha agaciro mu rugo, abone ko nyine anakubaye. Bajya bavuga hari igihe bavuga ngo bavuga nyine ko ubundi igitsina gore nitwe tuba tugomba kubaha, sibyo? kandi ni nabyo nibyo Imana yadusabye, kandi nyine nibyo ubundi iyo
uri umugore cyangwa uri umukobwa ukaba wubaha noneho twese kubaha nyine igitsina gabo nyine ni ibintu biba suwe gutese biba bigaragara neza kandi ni ibintu bishobora kuguhesha iki simbizi ariko nyine nicyo kintu cya mbere cyiza cyo kubona uwubaha nuko cyane cyane kubaha igitsina gabo noneho ukubaha umugabo wawe wenda sibyo cyangwa kubaha umusore mukundana kuko bihera aho ngaho muri gukundana iyo utari kumwubaha mukundana ntabwo wazamwubaha mubana mu rugo sibyo ntabwo wazamwubaha mubana mu nzu rero nyine ubwo ibyo ngibyo bigendanye n'umuco sibyo bigendanye no muri Bibiliya bavuga ko nyine tugomba kubaha abagabo bacu sibyo nabo bakadukunda none n'umuco wacu ugaragaza ko nyine tugomba kubaha abagabo sibyo hanyuma ariko ntabwo umugore cyangwa se umukobwa aramutse agiriwe amahirwe yo kuba yakubahwa n'umugabo ntabwo nanone byaba ari ibintu bibi nubwo ibyo byose biba bigaragaza ko umukobwa cyangwa se umugore agomba kubaha umugabo ariko umugabo nawe aba afitemo kumwubaha ntabwo ari kumwubaha ngo azamupfukamire cyangwa kumwubaha ko nk'aho ari we muntu ugize urugo ariko akamwubahira ko nyine ari n'umugore akamwubahira ko ari umugore akamwubahira ko ari umukobwa akamwubahira wenda ko nyine bababyarira abana sibyo nyine akamwubahira ko wenda nawe amwubaha akamwubahira wenda akamukunda ibintu nk'ibyo ngibyo n'abagabo rero baba bafite kuba nyine bakubaha igitsina gore n'uwo musore rero wubaha igitsina gore urumva ko aba yakururwa n'umukobwa wese aba yakururwa n'umugore cyangwa n'umukobwa akavuga ati uyu muntu afite nawe ubumuntu afite disipurine ngewe sinanavuge ngo muri Bibiliya ngo umuco iki mba numva uvuga umuhungu cyangwa umugabo ategetswe kubaha umugore ategetswe gute ubundi ni gute ukunda ikintu utubaha cyane gute ukunda umuntu ntumwubahe niyo mpamvu rero ngo kuvuga ngo ugomba kunyubaha ngo nta hantu byanditse ko ngo ngiye ngomba kubaha abagore ukabona nyine yifatira umugore ko yishakiye ngo umugore niwe uri supposed yo kumwubaha nawe uri supposed yo kumwubaha ahubwo ni wowe ufite ibintu byinshi buriya umuhungu ni ufite ibintu byinshi afite kugukunda kandi buriya ntiyagukunda atakubaha nyine urumva nicyo nandi kukubwira byose biba birimo ntabwo wakunda umuntu utubaha kuko kubaha harimo ibintu byinshi wenda nko mu rugo sibyo uri kumwe n'umugabo mu nzu ubu mwubaha nyine ko ni nko kubona kuko umugabo aba nyine niwe mutware w'urugo sibyo niwe uri kuyobora nyine niwe ushyiraho strategy z'urugo mwige mu flowing wowe flowing we mugore n'abana sibyo ni nko kumva rero bavuga nyine kuko urabona ko Imana yashyizeho umugabo avuga yuko nyine nabo ari abatware sibyo none nko kubona tuvuge nk'umuyobozi abantu bose baba bamwubaha bavuga ati umuyobozi kubera iki nawe ashyiraho strategy ugomba gukurikiza mwege abaturage bari aho ngaho nyine akaba ari umuyobozi wanyu n'umugabo rero nawe ari umuyobozi mu rugo niyo mpamvu uba ugomba kumwubaha muri ubwo buryo ariko nawe ntabwo aba avuze ko ubwo umwubaha nawe atakubaha ntabwo ari ukugukandamiza uzarebe ntabwo wabaho ukandamijwe kandi ese wakandamizwa kabiri gatatu none ukishima nuko se ugakomeza ugakunda nuko se ugakomeza ukubaha ntabwo byakunda niyo mpamvu nyine ubu mwubaha ariko nawe abakubaha umukunda nawe abagukunda ibintu byose ugasanga birafatanye ikindi kintu rero buriya dushobora gukurura umukobwa ku musore buriya umusore uhagarara ku ijambo rye umusore nyine utagira utunyanga nyine umusore uvuga ikintu akacyubaha kandi akarinda nyine ijambo yavuze even tuvuge ushobora kugirana gahunda n'umuntu uwo muhungu cyangwa akakwemerera ikintu ntabwo bivuze ngo umuntu ukwemerera ikintu ngo mugomba kuba muri relationship wareba uburyo yubahirije ibintu yavuze wareba uburyo arinze ijambo rye ukavuga ati wawu buriya umusore ukunda gukurura abakobwa kenshi aba ari umuntu uhagarara ku ijambo rye nimba akubwiye ikintu akagikora uwo musore rero uhagaze ku ijambo niba musore n'undi uvuga ati ndagukunda sibyo cyangwa avuga ati wenda njye nawe ndashaka ko
tuba turi muri relationship nifuza ko tuzabana iki gihe n'iki rero nyine icy'ingenzi cyane ni uko ari umusore uba ugukunda kandi akakubwira ko agukunda iyo ahagarara ku ijambo rye rero arakomeza akagukunda sibyo arakomeza cya kintu yavuze akagisigasira ku buryo hatagira n'umuyaguza ukakivuyanga sibyo bivuze iki rero iyo umusore ahagarara ku ijambo ntashobora guca inyuma uwo niwe musore uhagarara ntago ajarajara ntagashobora kubona aba yaramishe akavuga ati nkunda uyu mukobwa n'uyu nifuza mu buzima bwanjye nta wundi niba bitavuyemo bidaciyemo agabihagarika agatangira urundi rugendo uwo rero urumva ko ni umusore uba wakwishimirwa n'umukobwa uwo ari we wese yakumva yamukurura kugira ngo bakundane ibintu nk'ibyo ngibyo kandi kuko ni ibintu byiza ni ibintu by'ingenzi byo kubaho uvuga ati njyewe niba nkunze umuntu ndamukunze niba ntamukunze simukunze ukagira direction y'ibintu ukoramo mu bintu byawe nyine ikindi kintu navuga uwo musore nanone uba wakundwa n'umukobwa ni wa musore uba utagira hari abasore baba bagira isoni uvuga ngo ni umusore nyine ntabwo aba yifitiye icyizere umusore muri make wigirira icyizere rero umusore wigirira icyizere umusore utavuga ati jyewe niba ndi mu bantu mbashaka kwigira inyuma y'abantu nsimbe ntabwo yavuga ijambo yatanga igitekerezo always inyuma y'abandi inyuma cyane yumva ngo yifitiye isoni ngo adashaka kureba abantu mu maso ubundi umugabo ahava akagera aba agomba guhagarara ahantu akumva aremye urumva ariko tutavuga uko nk'uko ukumva nyine ko ugomba kumva ugenda ukumva ko uruta abantu bose cyangwa ahantu hose ugomba kuhita uvuga yego wishyira hejuru cyangwa wishyira imbere ukambivuga uko nguko ariko nyine cyangwa wa mugani wa Nadine ukumva ko ahantu hose ufite ijambo ugomba kuvuga aho Nadine baratubwiye ngo ugomba kuvuga ugomba kumenya igihe cyo kuvuga cyangwa mu gihe ukenewe ukamenya ko ugomba kandi ukavuga ikintu kizima cyubaka umuntu kugira avuga ati uyu ni umusore afite mu mutwe hazima urumva nk'umuntu w'umusore Nadine mwasohokanye cyangwa mwajyanye muri pati runaka cyangwa mwajyanye mu bukwe cyangwa anywhere akaba nyine bashaka no kumutungura akavuga ijambo kandi akarivuga ukabona ijambo rimeze neza n'umuntu uhagarara akavuga ibintu bikagenda neza aho ati oya ko asanga yipimbye ntabwo umusore abakobwa bamukunda cyane cyane umusore ugira isoni we noneho n'ibindi bindi uri umukobwa umusore uri umukobwa uri kumutunganya ari kumubona arahari abahari ubura tuba turi kuvuga ibintu bibaho binahari ntabwo hari ahantu tubikura ahandi ibintu bibaho kandi bihari usanga umuntu nyine nta cyizere afite cyo kuba yagenda imbere y'umukobwa ngo amubwire ko amukunda agaragaze nyine ko amukunda ugasanga azana twa tuntu twose twagenda tuvuga nyine mu byo twavuze kare rero urumva ko umusore nawe ni ingenzi kuba umukobwa yaba yamukunda uba wigirira icyizere ikindi umukobwa akunda umusore ufite ikintu yagezeho cyangwa ufite ikintu yagezeho rero iyo tuvuze ako kantu bari kumva se ikintu yagezeho uri kucyumva nyine iyo tuvuze rero ako kantu umusore ufite icyo afite ufite aho ageze muri make ni uwo mukobwa turi kuvuga rero basore mudukurikiye iyo tuvuze ako kantu kuki mutamwumva ngo abakobwa bakunda ibintu ngo bakunda amafaranga ngo nakora ako kantu batari ko ariko reka mbabwire umuhungu ufite ikintu agezeho biba bikwereka nyine ko afite icyerekezo biba bikwereka ko nyine azi gukora ntabwo tuvuze ngo abatarakigeraho ntabwo bazi gukora sibyo ahubwo kuraje niba mufite iyo nyota yo kuba mufite ibyo mwageraho kuraje bizatuma nyine munabona abakobwa mwifuza ntabwo kuba umuntu akunda reka nawe uri kubivugura aho ngaho ngo nta kuntu tutari kuvuga iyo ngingo urabizi cyangwa ngo abakobwa bakunda amafaranga nawe urabizi yuko utakunda umuntu afite ikintu yagezeho ntabwo ushobora gukunda umuntu ubona uri aho wowe ari wowe ugiye kumutunga sibyo noneho azanakugora hari ubwo ushobora gufata umwanzuro reka twibanire we nanjye nzagutunga afite ukuntu mfite ariko uri kumwakuraje kugira ngo nawe agire icyo akora agire icyo ageraho ikindi ntabwo turi kuvuga ngo umusore ufite icyo afite cyangwa icyo yagezeho tuvuge wa musore
byarenze, ufite amafaranga arenze, afite n'uburata nta kibazo, sibyo, ufite amafaranga y'umurenge, ahubwo ni wa musore si wa musore, ntabwo turi kuvuga wa musore usaba amayinite, ntabwo turi kuvuga wa musore usaba ngo mpa agatike ngo nze ngusure, ntabwo turi kuvuga wa musore utafite n'amafaranga yo kugura yagura yasabune ngo afure imyenda yambaye, sibyo. Turi kuvuga umusore ufite ibyo yagezeho, ubwawe smartness ntabwo wabugeraho utarakoze, ntabwo bwakwizanira, sibyo. Mu mutwe hazima ntabwo haza byakwizaniye, uri kumva. Rero turi kuvuga umusore ufite ejo hazaza, ufite courage zo gukora, ufite nyine kumva ko hari abantu, hari umuntu azazana mu buzima bwe, kandi uwo muntu agomba kuzakorera twa tuntu twose tw'udukeya, kumuha amagifti n'ibiki byose uri gukora, nyine avuga ati ejo cyangwa ejo bundi nzazana umuntu mu buzima bwanjye, nzazana abantu mu buzima bwanjye, kandi ngomba ndi ready yo kuba abo bantu ngomba kubafasha, cyangwa ngomba kubaha needs bazaba bakeneye, sibyo. nawe ubwa needs ukeneye uzi kuba wazibona mu buryo bumwe cyangwa ubundi,